Saro ibyo bintu bavuga iki ubwo bivuze ngo Ibra gusabye urukundo nagarutsabye arabajije iyo kandidatire nayifata nayifata iyo ni kandidatire Ibra atanze isaba iki njye nta kindi saba no urukundo gusa twari dukomeje kubaza kuri Ibra yari amaze kutubwira ko yitwa Ibra ndetse yaradusobanuriye nawe ukuntu yinjiye muri sinema ndetse akaba amaze kugera ku rwego rwo kuba arimo arakorana n'abasitari basanzwe bakoze kera bakaba bafite urwego uko bisa kose hari inzira yaciyemo nawe reka atubwire Ibra byagusabye ingufu zingana iki kuba ugeze kuri uru rwego icya mbere ni ukuba ubikunze icya kabiri ukumva ko ibyo bintu bikurimo hari kabitugu ko hatanze cyangwa ku bagabo nta kabaho ku bagabo manza katabaho ku bagabo bisaba gukora ibyo wakoze akaba ari byo bareba ko bijyanye n'ibyo bagomba kuguhereza twebwe nta bibaho kabisa ariko uko bisa kose hari amakuru agenda avugwa kuri industry ya sinema hano mu Rwanda ko cyane harimo ruswa y'igitsina ibyo bintu reka mbibaze Saro ubimazemo igihe ibyo bintu Saro ayo makuru uyavugaho iki ese ibyo bintu kuko birahari cyangwa ni amagambo y'abantu icyo kintu ngewe nta kintu ngize gusa uwo byaba byarabaye ubwo yari yayobye uvuge ngo muri sinema nyine ni nko mu kandi kaza kari ko kose iyo ugiye nabi ukajya ahantu utazi ukagenda utanabajije byange bikunde uhurirayo n'ibibazo ubwo rero uwinjiramo nyine agasabwa iyo ruswa nuko aba yinjiye nabi ubu bivuze ngo iyo ruswa ntago aho muri no area muri no industry ya sinema hano mu Rwanda bivuze ngo ntayihari nta kireko waje nabi nayo waje nawe niwe mapafura oya simvuze ngo waje nabi ariko igihe cyose umuntu ayobye ahura n'ibibazo mu nzira ari gucamo bivuga ngo rero uguza bibaye binabaho aba yayobye dusa nk'utunyuriramo muri make mu ncama uduhe nk'ubuhamya ujye gutangira sinema uko bisa kose hari inzira waciyemo hari ibyakubayeho se hari inzira hari ibyagukomereye hari ibyakugoye hari n'ibyakoroheye ibyo bintu ni ibiki njya kujya muri sinema bwa mbere hari umuntu naciyeho ambera ibamba anyugisha uburyo nashobora gutera imbere ibintu nk'ibyo sinamuvuga ariko aramutse abonye ikiganiro yakimenya ariko abantu bose bimwe banga abantu bose ntabwo bafite imitima imeze kimwe ntabwo abantu bose baremwe kimwe ntabwo mbese ibyo byose hari undi wo muri sinema wanyinjije muri sinema ndamwitirunga niwe wamfashije no kugeza kuri uno munota niwe wamfashije akajya ndangira ahantu bari gukina akamfasha umva mbese kandi sinanjye ngiye ginafasha iyo ugize amahirwe akaba ari ugwaho nubwo ku wundi muntu kuko abandi simbazi ntabwo nzuri karakteri zabo ariko iyo ugize amahirwe akaba ari ugwaho aragufasha 100% akakwereka inzu ugomba gucamo akagutsinze ese nk'umukinnyi wa sinema hano mu Rwanda ubona sinema ishobora kugeza kuki umuntu yikina ubona ari uruhe rwego ugereranije wenda hano mu Rwanda hari entertainment zitandukanye harimo umuziki umupira ese na sinema of course ubona ko ari zo entertainment zirimo zizamuka ziri gutera imbere ubona ibi bintu ubona umuntu abitangiye abirimo neza ubona bishobora kumuvana he bikamugeza ngahe niyo kintu nzi cyambere muri sinema nuko mu Rwanda tutarambitera imbere cyane ariko nyine birimo biragenda biza ariko sinema ni umwuga ushobora kuzafasha umuntu ku rundi rwego kandi ukakugeza ku rwego rushimishije ni n'umwuga uruhura mu mutwe ku bantu baba barushye
iyo muri shuti uganira n'abantu useka n'abantu ibibazo byose urabyibagirwa niyo ngo hariho n'abibagirwa ko bazapfa ariko ibintu byose nyine turabyibagirwa ugahita ujya muri mudu y'ibyo urimo nyuma wenda ukaza kuba wakibuka ibikubabaje ariko ntabwo abantu benshi cyane bakina muri sinema uretse no kuba izaduhereza ubushobozi bwo kubaho itanga n'ibyishimo. Kuki usanga ababyeyi benshi batifuza ko abana babo b'abakobwa baza muri sinema cyangwa se bagaragara cyane cyane nk'imbere ya kamera ubona ubwo bwoba buterwa n'iki? Urabona nawe Kameme nanjye ndi umubyeyi umwana ufite uri mu myaka mitoya buriya iyo umwinjije muri sinema ni wowe umufatiye umwanzuro hari imyanzuro rero ababyeyi batakagombye gufatira abana babo ni ukuvuga ngo niba mfashe umwana nkamushyira muri sinema afite imyaka 10 ni umukobwa nakura arakurira muki hahandi wamuteretse niho ari bukurire edikasiyo hafi ya yose arayikura muri bya bintu wamushizemo bivuga ngo hariho n'abashobora kugira gutya babona ahiye wagize amafaranga agahagarika amashuri rero akenshi ababyeyi nyine batekereza baba bashaka kurinda abana babo icyo kintu so kuvuga ko sinema ari imwe ahubwo baba bashaka kurinda abana babo ko bareka amashuri hejuru y'ibintu batazi neza ko bizaramba buriya ushobora gukina sinema ariko muri sinema abantu bahora baza bashyashya barusha abandi bivuga ngo rero umwana ashobora kureka amashuri kandi na bya bindi ntazabikomeze ugasanga asigaye hagati mu rurimi ibyiza wamureka akiga byageza ku myaka 21 wenda arangije amashuri cyangwa se ageje ya myaka yo kuba yasohoka mu rugo akajya kwishakishiriza akinjira muri sinema cyane wamureka mwabyumvishe rero ababyeyi impungenge mwari mufite kuri iki kintu cyo kubuza wenda abana banyu impamvu zibitera murazumva arazisobanuye neza Sarowa n'uburyo ushobora guhanduringa ikibazo nk'icyo ku mwana wabona ko afite impano nabyo bishobora kumugira umumaro kuko nabyo ntekereza batubwiye neza inyungu zabyo uko bikorwa mwabyiyumviye sasa murumva ikintu cyo gukorwa arakivuze reka ngaruke kuri Ibra rero uba winjiye muri sinema nayinjiyemo winjiye muri sinema ubu bimazemo nk'igihe kingana iki? Ngiye kubimaramo imyaka 3 ngenda cyari mu imyaka 3 subwo ni mike ni mike kuko bamwe hari abafite 10 subiza hejuru bayimazemo igihe ariko icyangombwa nyine nuko numva mbikunze kandi bindi hari umuntu uri muri bazo uti Ibra yinjiye muri sinema hashize imyaka 3 Ibra ubona sinema imaze kukugeza ku kintu bwoko ki runaka utabonaga hanze wenda bitewe n'igihe imazemo kuvuga uti ibi bintu urumva ko imyaka 3 ni myinshi hari ukwezi kumwe 2 ushobora kuvuga ati ibintu reka mbireke nta kintu birimo biramfasha ariko imyaka 3 urumva ko washimye urugusebye ngewe muri myaka 3 nafashe umwaka kumwe n'igice wo kubyiga ndabyiga niho mbona kuza rero muri acting mu by'ukuri rero ahantu bimaze kungezaho sindavuga ngo ni rwa rwego rushimishije cyane ariko nanone kuba ndi hano cyangwa se kuba nicaye cyangwa se kuba nambaye gutya kubera sinema umaze gukina nko muri filime zingayana mu Rwanda filime zo urebye usibye ko umuntu atavuga ngo umubare uyu n'uyu filime zo zirahari nyinshi ntabwo nakubwira ngo ni umubare uyu n'uyu mwamwimviye rero ni umwe mu bantu binjiriye sinema hashize igihe gitoya niko akubwiye ariko uko bisa kose nawe ngo hari ikintu bimaje kumugezaho Ibra mu buzima busanzwe ni muntu Ibra mu buzima busanzwe ni umusore utuje utajya ukunda ibintu byo kumubeshya kuko nibyo ibintu bibiri nanga kumbeshya cyangwa ukambeshya handi ushobora kuntuka nkabyumva ukaza ukankubita urushyi nkabyumva ariko iyo untutse cyangwa iyo umbeshye cyangwa ukambeshyira ibyo bintu birambuna cyane kandi ndi kubona ko ibyo umbeshya
ndi kubibona ko uri kumbeshya kandi ari ukuri ngo muri sinema nyarwanda ngo habamo abakobwa beza cyane ibyo bintu ni sinema dufite ibiremo ni ibyuma kabisa dufite abakobwa pe Ibra tubwiye ko uri umusore sasa urimo urateganya iki imbere gatoya umunsi imbere muri imbere rero ndi guteganya ibintu byinshi nta kiremwa wasanzemo Imana yakubikiyemo hari ubona nk'ubwiye ngo kirahari nawe nkubeshye kuko ndimo guteganya kuzabyinjiramo muri mwaka utaha ariko ubu ngubu ndacyari njyenyine. none se Saro yatubwiye ko nta Saro ngo yakubwiye uboye ariyo kugira Saro ni ukuvuga ngo uko bisa kose aha uyu mupatini uri ku ruhande yatusobanuriye ko uko bisa kose nta mugabo sasa iyo myaka 3 sahizi muricaranye nk'icyamamare koko nta kintu se ubu ngubu nta karita ushobora gutanga ukavuga uti ntanze kandidatire kwa Saro Saro wase warumva yayifata iyo kandidatire Saro ibyo bintu bavuga iki ubwo bivuze ngo Ibra gusabye urukundo nagarutsabye arabajije iyo kandidatire nayifata nayifata iyo ni kandidatire Ibra atanze isaba iki njye nta kindi isaba ni urukundo gusa Ibra shaka umva hano turi imbere ya kamera za Derby TV nk'uko abakunzi bacu babimenyereye tubazanira ibyamamare ariko ni ubwa mbere tuzanye ibyamamare hano imbere ya kamera zacu hakagira usaba n'urukundo urwo rukundo urarwemera urarutanga bravo Ibra muhaye urukundo Ibra yarwemeye ibyo bintu byakiriye byakiriye ute ibyo ngibyo byakiriye neza mwuriya mwaka kabisa vraiment uko biza kose murimo mwabiboneye ni abantu bashimishije cyane buriya muri sinema barisanzura babafamiliye ewana ubona ko ibyishimo bari byose ese kuri set babahaye iki mutatube nta kantu mwafashe ngiye nta kantu njya mfata Saro nta kintu ubu ngubu nta kantu wafashe ibyishimo byo urabona ko kwishima nyine urumva nabikubwiye kuva kare iyo abantu bari muri shuti nanandi hantu umuntu yakora ibyishimo atari muri shuti ni ukuvuga rero twebwe ntabwo tujya turakara kandi twese duhora turi mu shuti kabisa niyo mpamvu nako ewana mwumvishe ko filime sinema niyo muryango mugari uko bisa kose habamo ibyishimo umuntu arisanzura umuntu araruhuka mu mutwe murabona ko ewana ni ibintu biba ari byiza uko bisa kose nta hangana riba ririmo sibyo cyane mwite mube mushaka amakote abandi mushaka imikenyero muzataho ubukwe bw'abantu mwaka utaha ko Ibra tubwiye Ibra niko ni ukuri kuganira ni byiza tukiganira rero reka tubasezere tubareke bagende tubashimiye umwanya wanyu mwaduhaye hano kuri kamera zacu za Derby TV tusoza niki mwabwira abakunzi ba Derby TV hano nababwira bakamfollowinga ukoresha izihe mbuga nkoresha Instagram yonyine kuri Instagram witwa Uwimana Salwa mumufollowing rero umukinnyi wanyu mukunda hano mu Rwanda muri sinema muramuzi cyane mumufollowing kuri Instagram yitwa Uwimana Salwa n'abashaka kumubaza ibibazo bisanzwe bijyanye na sinema
eske ni ukumubaza link se ni gute, mbese ibyifuzo byose mufite mu following, eske niba hari n'ikintu ushaka ko tuzagarukaho ubutaha muri interview n'ubutaha mukeneye ko tuzamugarura, murabyandika muri comment, kandi subscribe n'akazogera of course nkuko bisanzwe, kugira ngo ibyo bibazo azongera bisubize ubutaha ubwo tuzamugarukaho. Ibra nawe yagira ikintu atubwira, ese ukoresha imbuga nkoranyambaga? Yes, imbuga nkoranyambaga ndazikoresha. Izihe n'izihe? Facebook na Instagram. Kuri Facebook na Insta zose wowe zibaho? Yeah. Witwa nde? Iyamuremye Ibrahim. Iyamuremye Ibrahim. Nawe rero mu searching, mu following, ndetse mu mubaze ibibazo mushaka kumubaza, abahe link, mbese ni ibintu bigende neza ku bashaka kwinjira muri sinema uko bisa kose, murabibonera kandi ntago bari open, ntago bari close, babasobanurira uko bisa kose. Reka tubashimire rero mwebwe mwagumye gukurikirana kamera zacu za DLP TV, umwanya wanyu mwaduhaye kudukurikira, mukanda subscribe, like ndetse mutere comment. Ciao ciao, nawe utaha. Ciao ciao. Yeah.